Alo Kigali Ravuzone turabakunda cyane, ni wa mukobwa ugarutse, ni Clemence, turabakunda cyane. Tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyo kubaka urugo, cyo kurongora umugore wawe cyangwa kumuswera, wabyita uko bishaka. Tugiye kuganira ku kantu ako murabona kano gatebe, kagatebe ngiye kubigisha ukuntu ushobora guswereraho umwana, umugore, umukobwa kandi bigakunda neza. Kano gatebe waswera umukobwa, waswera umugore wawe wicaye ku ntebe. Umugabo ushobora kwicara ku ntebe, umugore kandi mukabikora neza, atari ngombwa kugira ngo mujye ku buriri. We mugabo rero, ndi kwigisha abagabo ukuntu mugomba guswera abagore banyu. Ushobora kwigira imbere gatoya ukegama, umugore wawe akaza akakwicara ku bibero, yamara kukwicara ku bibero wamucumita, wamunyaza, byose byakunda. Cyangwa se ushobora kuba wicaye ku gatebe, positeri ya kabiri, ushobora kuba wicaye ku gatebe, wamara kwicara ku gatebe, hanyuma wamara kwicara ku gatebe ukongera ukigira inyuma, ugacumita umugore wawe aguteye umugongo. Byose byashoboka. Rero hari abantu mujya mwibaza cyangwa se mugatekereza ngo turamutse twinjiye ahantu hari intebe cyangwa se ameza, ese twarongorana cyangwa se twabona ko dukora imibonano? Ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina ari ukuryama ku buriri gusa. Gukora imibonano mpuzabitsina mwabikora munahagaze, Hari ukuntu ushobora gushinga ukuguru kwawe ukagushinga ku gatebe. Wamara gushinga akaguru ku ntebe, umugore akaza akaguhobera, yamara kuguhobera agahita afata ka kaguru kawe washinzeho agatebe akagerekaho akaguru kiwe hejuru. Hariya wamucumita, wanamunyaza. Kumwicaza ku ntebe rero harimo positeri nyinshi cyane. Wamwicaza, wamukikira, wamunamisha aguteye umugongo, cyangwa se ukamukorera ibyo wowe wumva ushaka. Turabakunda cyane, nta kintu tubashinza pe, turabibona, turanabyishimira na cyane. Tugiye kureba ukuntu umuntu, kano gatebe nicayeho mwakabonye, hari ukuntu ushobora guswera cyangwa se ukanyaza umugore wawe. We mugabo ushobora kwicara kuri aka gatebe, wigira imbere gatoya, wakigira imbere gatoya, umugore akaza akicara ku bibero byawe. Yamara kwicara ku bibero byawe, ariko ubwo nawe uba ufite ya mboro ikomeye, ifite umurego, pana ya yindi idafite umurego ukomeye. Araza agahita yicara ku bibero byawe. Yamara kwicara ku bibero byawe, nawe uba waje imbere neza, wamucumita, wamunyaza, ukamanuka ukamunyaza, umucumita uyimwima. Iyo ni iya mbere, kukwicara ku bibero. Iya kabiri, topiti ya kabiri cyangwa se positeri ya kabiri. Positeri ya kabiri wamufata, wamara kumufata ukamubwira, sheri hindukira urebe inyuma. Akunama nk'uri gukubura. Urugero, reka mbibwire abadamu bo mu cyaro, iyo ari gukubura rero yunamye, igituba cyose kiba kiri inyuma, yaba icyo bita umushokanyo, agatoma n'ibindi.
Iyo wunamye rero hari ukuntu wunama umeze nk'uri gukubura cyangwa se nk'uri kumesa cyangwa se nk'uri gutera intabire, abantu mutuye mu cyaro murabizi. Hanyuma iyo wifashe kuriya, umugabo wawe ashobora kuguturuka inyuma akakunyaza akanagucumita ayiguha gahoro gahoro. Imishino akayikozaho, rugongo agakozaho, agacumita, akamanura, akazamura, agatambika, akabikora byose. Rero mwa bagabo mwe mugomba kumenya kurongora abagore banyu, mutavuze ko mugomba kubarongorera ku buriri bwanyu. Hari ukuntu uburiri bw'umugabo n'umugore buba buri mu cyumba, umugabo cyangwa se umugore akumva ko atagomba kwanduza uburiri bwe kuko aba adafite umwanya wo kuba yakora isuku muri icyo cyumba. We mugore rero niba uzi ubwenge, uzafate agatebe ka sheze, nurangiza ufate n'agatapi, kuko hari igihe umugabo aba yumva umugore yakicara yarangiza agapfukama ku gatapi, agacumitira umugore apfukamye, umugore yigiye imbere ku gatebe aho yicaye ari kukimuha neza. Nimba rero we mugore wumva utagomba kwanduza uburiri bwawe kandi ukumva ko umugabo wawe agomba kuguswera kandi akaguswera neza, akunyaza, agucumita ku buryo yumva neza, nawe ukamuha igituba akacyumva neza. Inama nakugira buriya no gukora imibonano mpuzabitsina ku gitsina mugore cyangwa se ku gitsina gabo ntago bikigezweho kuba wabikorera ku buriri bwawe. Hasigaye hagezweho ku gatebe cyangwa se ku gatapi cyangwa se ku mukeka. Ku mukeka nta kiba wikanga, ku mukeka nta kiba wishisha, ahantu hose iyo ubikoze ku gatapi, itapi ni ibintu bisanzwe, urayijyana no kuri robine ukayimenaho amazi, inkari zikaba zivuyeho. Umukeka nawo ugenda ugashyira kuri robine, amazi akaba avuyeho n'amazi magenzi yayo, hanyuma ugashyira ku mugozi ukanika. Ariko iyo mwabikoreye ku buriri bisaba ngo niba nta gatapi ufite runaka ko gushyiraho kakabedi kava, ushyireho matera igomba gutota. Kandi iyo uri mu mibonano mpuzabitsina, iyo uri kurongorwa, iyo uri guswebwa, waryohewe, bakunyaje, ukumva uri mu ijuru rishya, ntago wibuka kwitangira. Rero ndabamenyesha ko mugomba kumenya cyangwa se kwakira uko mugomba kujya mukora imibonano mpuzabitsina, mukishimisha cyangwa mugashimisha abagabo banyu, namwe mukishimisha. Nimba ukora ugumva wowe gukora sexe uryamye ari byo bikuryohera, wafata umwanya ukajya mu isoko ukagura agatapi, turahari twiza, ukajya ukora imibonano mpuzabitsina yawe n'umugabo, mugaswerana, mukanyazanya, kari place yo hagati no hagati n'igitanda, mugaswerana, mukanyazanya. Mwamara kubikora, ka gatapi ukagakuraho, kakajyana muri dushe, ukagahanagura, ukakagarura, ukakazinga, ukakabika mu cyumba iwawe, yaba garderobe, yaba varize, yewe yaba n'igishashi cyangwa se n'amari, biterwa n'ubushobozi bw'umuntu uko abika. Ushobora kuba newe n'ibyo byose ntabyo gira umanika imyenda ku misumari, ariko niba ufite n'igitanda wagashyira no munsi y'igitanda cyangwa se munsi ya matera utagira igitanda. Ni uburyo bworoshye bwo kuproteza matera yawe kugira ngo imare iminsi, kuko hari igihe ubuzima cyangwa se aho butujyana bitagenda neza. Hari igihe ubushobozi buba butameze neza, kuko ejo cyangwa ejo bundi ukumva ko ugomba kwiteganyiriza iyo matera utazayibona.